ni inkuru ikomeje gusakara ku mbuga nkoranyambaga ndetse ni inkuru abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo byabo nubwo abenshi barimo kugenda bavuga bati ibi bintu ntabwo tubyemera nta nubwo byumvikana ntabwo ushobora gusobanura buryo ki umuntu ashobora gukora igikorwa kingana gutya noneho ari umwana w'umukobwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uti rero byagenze bite? Ngira ngo niba mubyibuka neza mu minsi yatambutse uwitwa Mutesi Miss Rwanda wa 2016 nibwo yagize gutya ashyira hanze amashusho y'inzu yararimo kubaka ndetse n'inzu wabonaga ko ari inzu y'ikitabashwa, inzu idasanzwe. Abantu benshi bakavuga bati ese bishoboka bite ko umwana w'umukobwa ashobora kubaka inzu nk'iyingiyi, inzu y'akataraboneka, inzu abagabo benshi muri iki gihugu badafite, inzu abaminisitiri benshi muri iki gihugu badafite, ese bishoboka bite? Ngira ngo rero nyuma y'ibi byose byavuzwe abantu baravuze nyine banabibaza Mutesi ndetse ubwo babimubazaga asa nkaho yirengagije icyo kibazo, ahubwo abasubiza ibintu biterekeye, atangira kubabwira ati ese ubundi bibareba iki, ese ubundi ibyo ngibyo birabareba kuba nshobora kubaka inzu y'igitangaza nk'iriya. Ndetse baramubaza bati se ukora iki? Uwitwa Mutesi ati ibyo nkora nabyo ntibibareba. Ni ibintu byatumye abantu bakomeza kugenda bibaza bati ese uyu mwana w'umukobwa ntashobora kuba akora nka business wenda zitaciye mu mucyo ndetse akaba wenda ayakura mu bagabo, ese byo ntibyaba bishoboka? Ngira ngo ibi byose nyine ni ibyavuzwe nyuma y'uko ashyize hanze ayo mashusho, ndetse nyine wabonaga ko ari ibintu biri ku rundi rwego cyane, babigereranya nyine n'izina afite n'uko angana n'umwana w'umukobwa, bakavuga bati ntabwo bishoboka. Ariko ndagira ngo mabwize ukuri ko nyamuneka noneho inkuru navuga ko ibaye ndetse n'ibyabaye muri ijoro ryakeye ni bitangaza gusa abantu noneho kubyumva byabacanze, baravuga bati ibi ngibi nabyo nibyo kwandika mu gitabo, nta nubwo byumvikana. Ariko nyine n'ubundi tuba dufite mu kwizerera muri Mutesi nubwo nyine hari igihe nawe ajya akabya akazana ibintu bisa nkaho biri ku rundi rwego cyane. Uti rero muri iri joro byagenze bite? Nkuko nyine namaze kubwira ko nkuko nyine nakusobanuriye ko iyi nzu yagigaragaje, niba mutari kubyibuka neza, yayishyize hanze itariki 15 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2024 nibwo yashyize hanze izo video bwa mbere, ndetse akimara kuzishyiraho nyine nibwo abantu batangiye kuvuga. Ariko nagira ngo nkubwire ko ubu ngubu iyo nzu turimo ubu tuvugana, iyo nzu yamaze kuzura ndetse ikaba ari inzu yagendeye amafaranga. Navuga ko abantu benshi bakomeje gutekerezaho, imitwe yabo igashyuha ndetse bakavuga bati there is no way, nta buryo na bumwe bushoboka ibi bintu bishoboka kuba byabaho, kubera ko nta muntu muri iki gihugu ushobora gukora umushinga nk'uyu nguyu, ushobora kubaka inzu nk'indi yo kubamo ifite amafaranga angana gutya. Uti rero nangahe? Ngira ngo Mutesi yamaze kugenda abishyiraho umucyo. Iyi nzu yagize ati yagendeyeho amafaranga arenga miliyari 1.5, ni ukuvuga ngo 1 billion n'igice, cyangwa se miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika n'igice. Ni ukuvuga ngo ni amafaranga menshi cyane ku buryo udashobora kuba wanabitekerezaho neza ngo ubyiyumvishe. Ni amafaranga umuntu wese kuri iyi si aba afite, akumva ko afite amafaranga adasanzwe. Ese uyu mukobwa aya mafaranga ayakura he? Ese akora iki? Abantu bakavuga bati ni umufashionist, ariko se fashion zihemba abantu amafaranga angana gutyo? Abandi bati ayakora mu basaza. Mwagiye mubona inkuru zura mugabo witwa Rugumi Saidi wo muri Tanzania ucuruza imbunda, akazicuruzanya n'Abarusiya n'ibindi byinshi cyane. Ariko nubundi abantu bakavuga bati uko byagenda kose nta niyo yaba afite umusaza, ntabwo yaba ari umusaza umwe, kubera ko nta muntu ushobora kuguhereza amafaranga agera kuri miliyari n'igice yo kubaka inzu gusa, inzu yo kubamo bikarangira. Kubera ko ngira ngo niba munabyibuka, nyuma yuko yamaze kugura yamaze kubaka iyi nzu itwaye ayo mafaranga yose, wenda yo ndaza kuyigarukaho nabasobanuriye byose ukuntu bimeze nuko ikirori cyagenze mu ijoro ryakeye. Ariko ndagira ngo mbibutse ko uyu nguyu Mutesi yahise agura n'ubundi imodoka yo mu bwoko bwa G-Wagon iri muri
yaguraga miliyoni zirenga 400 gutyo. Abantu bakavuga bati se bishoboka bite ko umuntu yaba yagura ibintu bingana gutya, umwana w'umukobwa ufite akazi katazwi, ufite ubwiza gusa nyine aribwo acuruza. Bakavuga bati igishoboka nuko yaba amafaranga ayakura mu bagabo, nta kindi na kimwe gishobora kuba cyabaho cyatuma uyu mwana w'umukobwa agira amafaranga angana gutya. Ibyo ngibyo rero byaravuzwe ndetse birarangira, hanyuma haza gukurikiraho icyo kuvuga ngo ese ubundi iyi nzu navuga ni inzu nyabaki ishobora kugura cyangwa se ishobora kugenderaho arenga miliyari n'igice z'amafaranga y'u Rwanda. Ngira ngo ibi ngibi ndi kuvuga nibyo yamaze gutangaza, no kuvuga ngo nibyavugiwe muri iyo nama cyangwa se muri ibyo birori byabaye ubwo bayitahaga, ndetse ni inzu navuga ko ari inzu idasanzwe, ndetse wari umugoroba nabwo udasanzwe kubera ko hariho n'abanyamuryango, ni ukuvuga ngo nyine abo mu muryango we, yaba mama we ndetse n'abandi benshi nyine b'abanyamuryango n'inshuti ze za hafi. Ngira ngo hariho n'abantu bakomeye cyane b'abasitari hano mu gihugu cy'u Rwanda, harimo nka Miss Nishimwe Naomie ndetse na Butera Knowless. Ngira ngo murabizi ko Butera Knowless we noneho afitanye umubano udasanzwe n'uyu nguyu Miss Mutesi Jolly. Ngira ngo urabyibuka ko ari abantu bari close cyane, kugezaho nyine buri muntu abazi icyo undi agiye gukora, kugezaho navuga ko muri iki gihugu mu basitari nyine baziranye na Mutesi Jolly, uwitwa Butera Knowless niwe wa mbere, niwe uza kuri nimero ya mbere, kuko ajya anamufitira ama birthday, niba yagize isabukuru akaba ari we uyimukorera. Ni ibintu byo bisanzwe bizwi. So iyi nzu rero Mutesi Jolly yatangaje ko nyine ari inzu yubatse nyine agamije kugira ngo agere ku nzozi ze, kubera ko ni ibintu yashakaga kuzageraho mu buzima bwe kuva akiri umwana. Yumvaga ngo afite inzozi zo kuba yakubaka inzu y'igitangaza, inzu y'akataraboneka, inzu y'inzozi ze nyine birumvikana, ndetse akaba anishimira cyane kuba yarabigezeho, kubera ko bitoroshye muri iyi si kuba wagera ku ntego zawe, kubera ko harimo ibisitaza byinshi cyane. Nyuma y'uko rero amaze kuvuga ayo magambo, ubwo nyine yamaze kuvuga inzu urabizi inzu ye ifite ibyumba udashobora kubara, ni ibyumba byinshi cyane, ikaba ifite pisine yo kogamo. uvuga ngo niba akazuba wumva kabaye kenshi ukumva ushaka koga, ujya guswiminga muri pool, ujya muri aho ngaho muri izo pool nyine zose ziri aho ngaho, ukaba wakiyongera na nkeka zigera kuri 2. hanyuma akaba ari inzu nanone ifite rooftop, ni ukuvuga ngo ifite ahantu nyine ushobora kuba wajya hejuru aho inzu yose irangirira, ukaba wareba umujyi, witegeye umujyi, ureba ukuntu umujyi umeze. hanyuma ikaba ari inzu nanone navuga ko ari inzu ifite parking, ifite parking nyine ihagije yo kuba waparikamo imodoka zose ushaka, imodoka nyinshi zishoboka. nyine ukabona ko ni inzu nawe nyine iyo urebye ukareba ukuntu imeze, ukareba ukuntu ibintu by'imyubakire urwego bisigaye biriho muri iki gihugu kugeza uyu munsi, uhita ubona ko ni ibintu bishoboka cyane kuba ari inzu yagura agera kuri miliyari n'igice y'amafaranga y'u Rwanda. ndetse ni inzu ubona ko iteye imbere pe, iteye imbere. ni inzu y'akataraboneka, ni inzu umuntu wese yakwifuza muri iki gihugu. ni ukuvuga ngo uretse nyine kwiyaza Nyanza no gushaka ibindi bintu tuvuga ku ruhande no gusebya abantu, iyi nzu rwose aya mafaranga njye mbona iyakwiye kabisa. ndetse ubwo dushyiramo n'ibintu byo mu nzu, uvuga ngo amatara, ameza, nyine gukora salo, gukora ibyumba. uvuga ngo ni inzu irimo buri kimwe cyose gikenewe kugira ngo inzu ibe iri full, ndetse ibe ifite buri kimwe cyose, nk'uko ubona inzu y'iwanyu nyine igira buri kamwe kose. noneho wabishyira mu gisirimu nyine, nawe urabizi amafaranga ukuntu ahita yikuba. ngayo guko rero ibya Mutesi Jolly nuko bimeze. ngenda gushimira niba twabanye kugeza muri aka kanya, ndetse ukore follow, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. naho gutaha.